atahu atabwo ngize amahirwe kuba wabyaye abana. Ati wabyaye abana bangahe? Nuko yambe biri mu gisenge hejuru ibwira injangwe iti yewe nabyaye abana 8. Nuko imbeba irangira seka, imaze gusekera mwenyura ku mutima ivuga iti ahwi atahubwo abo ngabo 8 barabaye reka nigendere. Nuko irangije imbeba ati ariko yewe ati nubwo nabyaye abana 8 ati 4 bamaze gupfa. Undi ati se bagiye hehe bishwe n'iki? Ati ni mwene wanyu wabishe. Nuko injangwe irangije mu kwimanganyisha yifata ku munwa irangira ati yo ati no kuri hangane. Ati none se ko nawe nshaka kukwica? Injangwe imbeba irangira Yishwe ati yewe kunyica byo ntago nabikubuza kuko no burenganzira bwawe, ariko sinkubeshya ahantu ndi ntago rahansanga. Turakomeza twirukange mpaka nuruhuraza kubita igituza hasi upfe, numara gupfa tuzabaho kandi tuzaramba. Ati ikindi wamenye nuko abo bana 4 basigaye bihishe mu mwobo kandi wowe ntago uba mu mwobo. Nuko injangwe igira umujinya, irangije wa mujinya rwose izamuka n'imbaraga cyane, yirukanka cyane mbese ifite umuvuduko wo hejuru, izamuka kuri cya gisenge. Imbeba nayo ihita izamura amaguru irirukanka cyane, ibisunitse ibuye ryari riri ku gikuta, rikubitana na ya njangwe ari kuzamuka. Injangwe ubuzima bwayo burangirira aho ngaho. Uko ni nako mu buzima bw'urukundo, iyo hari ikintu kitari kugenda neza mu buzima bwawe ntukirwanye birangira kiguhitanye. No kuvuga injangwe yumvaga ko inzara ifite irayimarwa no kurya imbeba, inzara ifite irayimerwa no kurya abana b'imbeba, ariko irirukanka irangije ati nintakurya ndarya abana bawe. Mbona iti yewe abana banjye n'ubundi bamwe bapfuye mwene wanyu yabishe, abandi basigaye nabahishe, nanjye ubwanjye hano ndi ntago uramfata. Hari ukuntu umugore n'umugabo mu rugo mufite ikibazo, umugabo akafite ikibazo runaka, icyo kibazo kikamurya mu mutima kikamujya mu maraso, aho kugira ngo ashake igisubizo akumva ko agomba gushaka ikindi kibazo cyo kugira ngo akemure cya kibazo. Kuba mu rugo utari kumvikana n'umugore wawe ntago bivuze kujya kunywa inzoga ngo usinde, numara gusinda uze urwana n'umugore wawe nk'uno kujya umwereke kuri umugabo, ntago ari byo. Kuba wari ufite umukunzi wamusaba ngo muryamane akabyanga ntago bivuze ko ugomba kujya gushaka undi hanze ngo muryamane nk'uno kugira ngo ubone igisubizo, uraba nka ya njangwe. Nawe urirukanka kuri bya bisubizo ushaka byihuse, icyo gisubizo ushaka cyihuse uri kukirukankaho uzasanga ukigushijeho ubuzima bwawe. Ese waruzi ko mu rukundo ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko niba warashatse uri umugabo, niba warashatse uri umugore, mufite urugo, ikintu cya mbere ari inama y'urugo. Iyo nama y'urugo
twabigiranye nk'akakaruba k'ababyeyi. Iyo nama y'urugo niyo igufasha kumenya umuzi w'ibibazo mufite mu muryango. Nta mafaranga dufite yo guhaha, birazwi. Umugore arabizi n'umugabo arabizi. Iyo ubizi n'umugabo abizi bibafasha iki? Bibafasha kumenya ngo twa tundi duke mufite mumenye ukuntu muratumanaginga, mumenye ukuntu byibura biri buze kubafasha kubaho kwanyu. Ikindi ya nama y'umuryango izagufasha nuko byibura niba hari ijambo umugore yavuze nabi cyangwa se umugabo yavuze nabi, muzibukirana gusaba imbabazi. Urukundo ni inzira ndende igoye ikomeye isaba bayitangiye kuyihanganira. Ni inzira kandi isaba gusaba imbabazi, ni inzira kandi isaba gutanga imbabazi. Rero kandi wa mugore we cyangwa se wa mugabo we, mu buzima nubona hari ikibazo kiri kugenda gisatira urukundo rwanyu, nubona hari ikibazo kiri kugenda cyegera umunsi ku munsi gisatira urukundo rwanyu nk'uko injangwe yakomezaga isatira imbeba ishaka kugira ngo iyirye, uzashaka igisubizo, ugenda ujya hirengeye, wicare utekereze n'ibindi arimba usenga Imana, kuko Imana niyo yubaka urukundo niyitanga imbaraga z'urukundo rwa nyuma. Imbeba nayo yigira inama yo kugira ngo ijye hejuru ku gisenge irebe, yitegera, irebe injangwe, irayigaho. Imaze kwiga ireba ukuntu injangwe iri buze kuzamuka, ireba imbaraga, umuvuduko n'injangwe iri buze kuba ifite. Irangije irakaza injangwe, imaze kwirakaza wa mujinya w'injangwe warazamutse, umaze kuzamuka izamuka n'imbaraga igiye gufata imbeba ihasiga ubuzima. Kubera iki? Nta yindi tekinike imbeba yakoresheje, nuko yakoresheje uburyo bwo kugira ngo byibura yitegereze ikibazo gihari, yitegereze umwanzi ahantu ari kuva. Nimara kwitegereza umwanzi ahantu ari kuva, yitegeze ukuntu aramurwanya, yitegeze n'ukuntu ari buze kumukwepa. Mu rugo naho, mu rugo rwanyu cyangwa se mu rukundo rwanyu, mwitegereza ababaca intege, mwitegereza wa muntu urubuze kubabwira abarwanya ngo dukore iki, dushaka iki. Oya, yicara hirengeye, wowe n'umufasha wawe cyangwa se n'umukunzi wawe, muganire, mubwizanye ukuri hagati yanyu, mumenye aho mushaka kugera, muzamubonye igisubizo cy'umuti cy'urukundo rwanyu ku kibazo mufite. Love and secret n'urukundo n'amabanga ni ibihumbi bibiri. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi w'ibyishimo. Dutegura imitima yacu, dutegura ibyiyumviro byacu kugira ngo tuzajye gusura abakunzi bacu muri weekend. Ni ishuri ritatse urukundo, ni ishuri rituma turuhuka, ni ishuri kandi rituma twigiramo kubana, ni ishuri rituma twigiramo mu gutanga imbabazi no kuzisaba, ni ishuri kandi rituma tubonamo abakunzi twifuza ubuzima bwacu.